inzovu y'imirindi. Ninjye rwose nigendere ngewe madunguri rwose nta no wakingura nubwo nasoje kose nta bantu mwe kucimye ko nakoreye 2.5 ndere nagize nya niyongeraho na senkana yo kugira ngo nibonere sundenganye ngayibaza u Rwanda rufite abantu bameze nkanjye ibaze n'ukuri senananiwe no kwihangira akarimo subu nakwihangira uwe tuwaretera ariko nzazicukura kangende nzazicukura akoze umuntu nkanjye kanseruke kiye guseruka yandi umukire rwose reba ngiriya ngabo ni makenga nta rugigira nge ngira nakagufuriri abayita kiragimwe kangende ntari umugore wa Rugwiro ubanza yarambonye we sha mana yanjye aha niba Rugwiro yararikesheje ntago mbisi kereka mubonye nkamusobanura uko byagenze aho mundi se Rugwiro anaje ahubwo akakatumarira iki aha ahubwo byoroshye yewe utagira intebe we sha kibazo azumboye nk'umushyitsi namwicaza uriya mukobwa nawe rwose yaragowe da Makenga we Makenga karamezwe ivu mu kanwa urandebera ivumbo wanzanyemo sikani n'ujuntuka mbega imbaraga sagatambara umuntu aguze ivumbi kari hehe ugatamaza umuntu aguze ivumbi ngandebera nyine nk'iri vumbo wanzanyemo ubundi imyenda yanjye utayizanye wowe imyenda yanjye bose hako umuhato w'imitsi 2 nkahita nkuzanira imyenda wowe ntaranje erega ubuhora agiye umukobwa arakubona Makenga ngo yambara neza Kevogo akundi kuki iryo zina rya Kevo arikuye nzanira imyenda vuba imyenda umenye kwikuza aze nica nago nakwicaramye akomake nago naguhisha bose nese nundi we kuri umuntu wanjye ariko inzoga yawe ntago nayi inzoga iba aha hantu ndebera inzu ukayireka ese buri inzu wari kubita umugeni yahitihirimo galizana imyenda yanjye vuba handeberara aho gose boss ziba zana hano ngira ngo ningwafu yakurande kurera igikapu ingitagira n'igikapu sundi nzoga wayikuye mba nakenze ka muviringo nayo yenze kumake kera ko bambwiraga ngo zikwenga ndenga boss nuko uri muranyinisha mufite n'inkuru idasanzwe bwira nyene hanze usome hari akumake inzogira iba aha hantu ko nanjye ndisuzuguza somaho wana nundi ni handi ko twanywanye nyinshi nayikubwiye ze yashobora akagabo none se kutansubiza ngo nanjye nsomeho none wayihaze se sinyobona umwanya wo kukankorera akira ariko make mbega Rugwiro umugore wawe yarapfashe nyambaye neza yaragufashe ntago yambonye niba yarakubonye yambaye akira yijyaniye namwihishe reka urayicubije ndayigusubije yijyanye ako namwihishe ntago yambonye kuri igicucu reka nanirya yijyanye ariko kucyuneranya n'abantu kwera ntago kuguteranya ntabwo yambonye ahubwo genda wihisha ugihishe nkugiriye inama wayijyana wihishe ukagenda wihishe gutya ugahita winjira mu cyumba ugahita uyibika yabibwirwa n'iki se di ako make
ntabwo yabimenye. ariko nteranyije n'umugore no gushinyika aho ngaho. Oya ntago ari uguseka boss nawe rwose ehangane asowe ntabwo uzi ko biba byabaho koko. Soma ariko boss. Ako se iyaba ukungana ariko n'ubwenge bwawe bungana. Urabeho. Myenda yanjye rekanye ivumbi gusa imbaraga yanga gusa indwara nkoya ahantu. Ugiye. Genda. Siza twagendanye cyane ntabwo igeze mbwira ko rwego rugero rwagenze. Mbabarira umbwira utaza kunyubagize. Umva ahubwo zimfashe nzeguye. Narumiwe. Ntago yikoraho yambaye ingofero. Subira icyo nakubwiye bwa mbere se. Yesu we. Ijambo nakubwiye bwa mbere nturiza arabakarimbwa. Ntago ari imbwa rwose. Umva ego ko narumiwe njye mba nabuza nawo nazi he. Arabari mwiza byibuza ameze nkanje. Sumbona ngiye kuba ameza rwose arakuruta. Reka genda. Cyane arishimye. Yambwiye ko afite akazi tumarana iminota mike ahita agenda. Aha ni byiza. Azaza no kudusura ahubwo witegura rwose ego kumukwe. Ni byiza noneho ndumva waragize urugendo. Ntaribi ni byiza wara apfa kuba ari icyuma nyine so bibona. Ubwo nyine tegereza umushyitsi. Nta kibazo twikomereza twitaye. Twikomereza inzira zacu. Ariko izi nkuru nkumva guhaye inkuru ngo ni wowe ntiwazi. Ibaze menya ko nambarana n'iriya mbwa. Ko ntange rugwiro kwisuzuguza imbwa bizankoraho rwose. Ntandebera. Izi mbaraga sa zose ndebera. Enyi. Wari tsobari toni.